Ndabasuhuje bakunzi ba n'inshuti Yannick, mwebwe musanzwe mukurikirana ibikorwa bye byose agenda abagezaho umunsi kundi, ariko muri aka kanya tubashe kuba twabazanira inkuru itari nziza muri mwebwe musanzwe mukurikirana filime bita My Heart. Mwe muzi ko iri kubasha kuba yakurikiranwe kugira ngo ibashe kuba yasohoka, ariko tubashe kuba twamenya impamvu nyakuri yabashe kuba yatuma filime bita My Heart imaze iminsi 12 itabasha kuba yasohoka. So rero iyi video muri kubasha kuba mwabona, ndetse iyi foto muri kubasha kuba mwabona hano ngaha, muri kubona ko hariho abantu bakomeye cyane, ariko ndababwira ukuri yuko bitameze neza kandi bitoroshe muri filime bita My Heart. So ni ibibazo gusa nagira ngo babwire ngo niba gize kuri YouTube channel rero kandi subscribe kugira ngo bashe kuba basobanukirwa amakuru mashasha, ndetse ukomeze n'andi ma video tugenda tubagezaho umunsi kundi. So rero murabona ko kila mani video ye babashe kuba bayihagarika bitewe n'uburyo ngo filime bita My Heart ngibashe kuba yakoresha abasore b'urungano batabashe kuba bakomeza amashuri yabo ngo babashe kuba bakorera igihugu, cyangwa se ngo babashe kuba bakibyaza umusaruro, ari ahubwo bakabasha kuba bakwigira muri show entertainment, ahubwo bikabasha kuba byarangira ko filime bita My Heart babashe kuba bayihagarika bitewe n'izo mpamvu zitandukanye. Gusa ndagira ngo mbwire ngo niba wageze hano ngaha rero nicyo gihe ngo bashe kuba wasobanukirwa n'amakuru tugenda tubaha umunsi kundi, everyday tukabasha no kuba twabagezaho ibikorwa bya n'inshuti Yannick bitewe n'uburyo tugenda dukora communication. So ndagira ngo mbwire ngo rero nibwo rero yari kubasha kuba yategura filime bita My Heart, bimwe mu basore babashe kuba bakora filime bita My Heart babashe kuba babatwara, babashe kuba bajya kwisobanura bitewe n'uburyo babashe kuba bakora kuri iyi filime bita My Heart. Mu bisanzwe basha kuba bavuga yuko filime bita My Heart imaze amezi 5 ituma abantu badakora akazi kabo neza, bitewe n'uburyo bashatse kuba bayikuraho, bitewe n'uburyo baje kureba bagasanga umugabo ukomeye cyane ndetse w'umuyobozi uri muri Leta Zunze Ubumwe z'igihugu cy'u Rwanda abashe kuba yakora amakosa igihe yarimo akora akazi ke ka leta. Bashe kuba byarangira ari filime bita My Heart kubera ko bitari bikwiye, bitewe n'uburyo yabashe kuba yatesha agaciro akazi, ahubwo akabasha kuba yareba filime bita My Heart babashe kuba bamuhana babwira dadi yuko ari we kiramani usanzwe gukora filime bita My Heart. Gusa mu by'ukuri murabona ko twashatse ko twabategurira indi filime mugiye kujya mukurikirana umunsi kundi, ntabwo bivuze ko filime bita My Heart itazongera kuba yasohoka, ahubwo izasohoka mu buryo bwo kugira ngo mubashe ko mwagabanya irungu, ariko filime bita My Heart iri mu nzira kandi then iri kubasha kuba yakorwa kugira ngo every time muzabashe kuba mwayibonera kujye. So rero turabashimiye kugira ngo mubashe ko mwaba abanyamuryango ba DJ kanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze kuba twashigikira ibikorwa dusanzwe tubahereza umunsi kundi. So thank you very much rero mubashe ko mwagira umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe n'igihe ubashe kuba warebera iyi video. Thank you very much.